bisobanura iki mu cyongereza? You must clean this ground. You must clean this ground. You must clean this ground. What does it mean in Kinyarwanda? Parents must do all possible to raise up their children well. Let us try to translate. What does it mean in Kinyarwanda? You must come early today. Ugomba kuza kare uyu munsi. Children must obey their parents. Abana basabwe kubaha ababyeyi babo. Welcome back again to Language Booster TV. I am your teacher, Alec Conan. Today we are going to proceed our program, Learn English Lesson number 5. Tugiye gukomeza kandi ngo ayikaze ku miyoboro YouTube witwa Language Booster TV. Umuyoboro umaze kumenyera. Iri ni isomo ni gahunda y'Icyongereza, isomo rya 7. Tugiye kureba should, must ndetse na have to mu Kinyarwanda. Izi ni modal verbs dukoresha mu rurimi rw'Icyongereza. Tugiye kureba ese wazikoresha ute mu rurimi rw'Ikinyarwanda, se zisobanuye yudute. Ngire ngo nkuko mubibona hara kuri screen, tuzikoresha akenshi tuvuga ku nshingano dufite za buri munsi. Iri somo rero rigomba gusoza ubasha kuvuga inshingano zawe za buri munsi ukoresheje izi modal verbs. Iyi ni Language Booster TV. Ibuka gukora subscribe niba utarabikora, kandi niba warabikoze turabigushimiye. Jya ukomeza ukurikirana video zacu zirimo amasomo atandukanye ku rurimi rw'Icyongereza, Ikinyarwanda ndetse n'Igiswahili. Ku rwego rwose waba urimo aya masomo yagufasha. Sangiza abagenzi bawe kugira ngo nabo bamenye isoko y'ubumenyi mu ndimi eshatu, Icyongereza, Ikinyarwanda n'Igiswahili, nabo twigane hamwe. Kandi kora like, kandi muri comment wandike igitekerezo, icyifuzo, inyunganizi ndetse n'inama. Byose turabyakira. Hanyuma kandi ndongera kukurarikira gusura posts z'iyi channel, ukanda kugafoto karanga channel yacu nkuko kagaragara hara hejuru. Hanyuma nurangiza ugakandaho, wamaze gukora search muri YouTube Language Booster TV, wagera kugafoto kacu gakandaho, nukagera uratungukira ahantu hari home, videos, shorts, podcast, playlist. Uraza kubona ahantu handitse post hejuru. Nurangiza kuhagera ukandeho aho uzasanga ibizamini bitandukanye bikumenyereza amasomo tuba twashyizeho, ndetse ukanisuzuma mu by'ukuri koko wize neza. Rero ibyo byose bizagufasha kugenda wunguka byinshi binyuze kuri no muyoboro wacu. Ushobora kutwandikira kandi muri comment igitekerezo, cyifuzo cyangwa ikibazo, cyangwa se isomo rishya wifuza kwiga. Kandi bitabaye ibyo ushobora kutwandikira live cyangwa se mu buryo bwihuse ukoresheje nimero ya WhatsApp iri gucishwa kuri screen iyi uri kureberaho iyi video. Tudatinze rero reka twinjire mu isomo. Would, should, must to and have to. These are modal verbs that are used to express obligations, responsibilities, and duties that a person has. Izi modal verbs ukorenye tuzikoresha tuvuga obligations, ibyo tugomba gukora, responsibilities, inshingano dufite, and duties umuntu runaka afite. Nuvuga ngo yishaka kuvuga ku nshingano zawe, ibyo ushinzwe gukora, ibyo ukora buri munsi, ibyo ugomba gukora umunsi ku munsi, ugomba gukoresha byanze bikunze mu nteruro zawe agomba kubonekamo izi modal verbs, izi nshinga mfasha niko twazita hari. Yes, ntabwo zijya zikora zonyine, zigendana n'izindi nshinga zivuga icyo gikorwa nyirizina ukora. Hanyuma iyo wongeyeho aka kantu bituma zigira ubwo busobanuro nyine. In this lesson we are going to learn how to express our responsibilities, duties and obligations using the modal verbs in both English and Kinyarwanda language. Nkuko bisanzwe, nkuko imibare igaragaza yuko abantu benshi badukurikira n'abavuga ururimi rw'Ikinyarwanda kandi bifuza kwiga Icyongereza. Nkurikije imibare, nkurikije amavideo afite views nyinshi, nkurikije amavideo afite subscribes nyinshi, n'amavideo ari muri ubu buryo bw'Icyongereza n'Ikinyarwanda bijyanye. Ubwo rero niyo mpamvu ndi kubyitaho cyane, ndi kwita ku byifuzo byanyu bya benshi, nkurikije uko nagiye mbona analyze nagiye nkora cyangwa se sengura nagiye nkora. Abifuza kwiga Icyongereza
abenshi nabavuga ururimi rw'ikinyarwanda. Birashoboka ko haba hari n'uvuga ururimi rw'icyongereza. Maybe there are English speaker who wants to learn Kinyarwanda through English. Maybe also there are Kinyarwanda speakers who wants to learn English under the support of Kinyarwanda as their mother tongue. All speakers of both English and Kinyarwanda speakers can fit. This video can fit to them. Ngo yaba uri umunyarwanda ushaka kwiga icyongereza cyangwa se uri umuntu uvuga icyongereza akaba ushaka kwiga ikinyarwanda, this video can help all those types of learners. Iyi video yafasha abanyeshuri bose bo muri ibyo byiciro mvuze haruguru. So I encourage you to subscribe. Yukoze subscribe buriya akenshi udufashije, ariko nawe wifashije, kuko nta somo na rimwe ryongera kugucika, kuko uhabwa notification cyangwa se you get notification, uhabwa message ikumenyesha yuko hari video nshya yashyizweho, ugahita uyifungura nyine ukaba updated, ukajya ujyana n'ibigezweho, ukamenya mu by'ukuri video igezweho cyangwa isomo rigezweho. Hanyuma ukibuka no gukanda kukazogera, wamara ugakanda handitse all notifications, aho uba wemeje yuko buri message yose, buri gikorwa cyose gikorewe kuri no channel uzajya ukimenyeshwa, bityo nawe ukagendana n'abandi. Ubwo rero ukora like, ukatwereka ko ibyo dukora wabikunze, ugakora share, ugasangiza abagenzi bawe, kandi muri comment ukatubwira isomo wifuza kwiga mu kindi gihe gikurikiyeho, cyangwa se ukabaza, cyangwa se ugatanga igitekerezo, cyangwa se ukaba wasubiza n'ibibazo turi buze kubona inyuma biba bikubaza ububazwa bijyanye n'isomo riba ryizwe uyu munsi. Kurikira video yose rero kugeza ishoje, uraza kwigiramo byinshi ukenera mu buzima bwa buri munsi niba wifuza kwiga icyongereza. Follow the video, all video until the end. You will learn more about this modal verbs and how to use them in both Kinyarwanda and English languages. Subscribe, like, share, and comment. Without taking much time, let us start to do that. TWIGE, reka dutangire. So as usual, we have English and we have Kinyarwanda side. We have English side and we have Kinyarwanda side. Turagerageza kureba mu cyongereza izi modal verbs, turagenekereza turebe nicyo zivuze mu Kinyarwanda. Remember that we used all these modal verbs to talk about our responsibilities, obligations, or duties. Igihe tuvuga ku nshingano zacu, ibyo tugomba gukora, dukoresha izi modal verbs. Should, must, and have to. Should, must, and have to. First, you must call me. You must call me. Bisobanura iki mu cyongereza? You should wake up early. You should wake up early. Bisobanura iki mu cyongereza? You must clean this ground. You must clean this ground. You must clean this ground. What does it mean in Kinyarwanda? Parents must do all possible to raise up their children well. What does it mean in Kinyarwanda? You should cook rice today. Ese izi nteruro zisobanura iki mu cyongereza? You must call me. Ugomba kumpamagara. You should wake up early. Ugomba kubyuka kare. You must clean this ground. Usabwe gusukura iyi mbuga. Your parents must do all possible to raise up their children well. Ababyeyi basabwe gukora ibishoboka byose bakarera abana babo neza. You should cook rice today. Ugomba guteka umuceri uyu munsi. Ugomba guteka umuceri none. Yes, these are modal verbs. The words in color are modal verbs together with the verb. So modal verbs are always followed by infinitive. Icyo usabwa gukora ni ugufata modal verb, wamara kuyifata ukongeraho the original verb, the infinitive. Nuvuga ngo nufata ya verb, niba wamaze kumenya verb to eat, no kurya, to play, no gukina, iyo to yikureho, hanyuma tukubitaho iyo ako gace gasigaye, niko bita infinitive. Bare infinitive.
ubwo niba ari must urahita ukurikiza must eat, must go, must play. Ubwo nicyo kintu tukurikizaho gusa ukaba ukoze modal verbs together with the infinitive, ukaba uvuze izi nteruro tuvuze haruguru. Niba ugomba kwiga icyongereza, you can say I must learn. Kwiga ni to learn cyangwa se to study. I must learn English. I must learn English. Right. You should read English. You should read English. You should read English stories. You should read English stories. Read no gusoma. You should also uvuze ugomba gusoma inkuru z'icyongereza. Right. Let us go forward. Reka dukomeze. Right. You must come early today. Children must obey their parents. People should secure their properties. People should secure their properties. All citizens have to love their countries. All citizens have to love their countries. What does these sentences mean in Kinyarwanda? Let us try to translate in Kinyarwanda. You must come early today. Ugomba kuza kare uyu munsi. Children must obey their parents. Abana basabwe kubaha ababyeyi babo. People should secure their properties. Abaturage cyangwa se abantu basabwe kurinda imitungo yabo. All citizens have to love their country. Abaturage bose bagomba gukunda igihugu cyabo. The word in red, you see how they are used and how they are translated. Amagambo ari mutukuru ubona ko asobanuye no mu Kinyarwanda. These are modal verbs. Is this video helpful? If it is, remember to subscribe, like, share, and comment where possible. Aho biri ngombwa utwandikire tuguhe igitekerezo. Niba iyi video ari ingenzi, tell us, tubwire. Keep up, tubwire amagambo yo kututera akanyabugabo, motivative words, motivational words, tubwire motivational words. Dukomeze, keep up. Clear. Kandi nibona naho twanoza naho ubitubwire nta kibazo. Sibyo kutubwira amagambo y'urucantege, ariko ayo kudukomeza yo turayakira rwose kabisa. Let us go on. Dukomeze duties. Let us try to see the duties and responsibilities of students at school. Tugiye kurebera hamwe inshingano z'umunyeshuri. Nubwiye ko zino modal verbs uzikoresha uvuga ku nshingano ufite, inshingano z'umuntu runaka. Inshingano niba ufite umukozi ugiye uri kumubwira inshingano ze, ushaka kumubwira you must work hard. Ugomba gukora cyane. You must come to school, you must come to job earlier. Ugomba kuza ku kazi kare cyane. Ubwo rero izo ni inshingano, duties. Nawe uri kuvuga ku nshingano zawe, ugomba gukoresha zino modal verbs nanditse haruguru. Students should obey school regulations. Students have to come to clean the schoolyard and classrooms. They must arrive at school on time. What does it mean, all these sentences, all these duties in Kinyarwanda? Students should obey school regulations. Abanyeshuri bagomba kubaha amategeko y'ikigo. Students should obey the school regulations. Students have to clean the schoolyard and classrooms. Abanyeshuri basabwe gusukura imbuga y'ikigo n'amashuri. They must arrive at school on time. Bagomba kugera ku ishuri ku gihe. Right. Okay, these are duties and responsibilities of students. You can add more. Ushobora kongeraho n'izindi nyinshi. Icyo usabwe ni ugukoresha zino modal verbs zikurikiwe n'igikorwa abanyeshuri basabwa gukora. Right. Right. As notice. These modal verbs are always followed by their infinitive or infinitive without to.
as I have told you, nkuko nabikubwiye, izi modal verbs zigomba gukurikirana na verb ivuga igikorwa nyirizina nyine nk'inshingano, hanyuma ariko iyo verb igomba kuba iri infinitive itariho to. Nakubwiye infinitive itariho to icyo isobanuye. Examples: should arrive. Arrive, it is infinitive. Must come. Must come. Come is infinitive. Ntabwo wavuga must came ushyiremo ahari yabibaye past. Ntabwo wafata must kurikizaho past form. You cannot say must coming. No, impossible. You cannot say he should arrives. He should arrives. Ntabwo bibaho arrives. It is not bare infinitive. Have to go. Not have to went, not have to goes, not have to gone. Ibyo ntibibaho kuko ntabwo iyo ni infinitive. Buri gihe iteka ryose aka kantu gafate modal verbs zikurikirwa na bare infinitive. Hanyuma kandi ugomba kumenya modal verbs never work alone. Modal verbs ntabwo zakora zonyine. You cannot say student should regression, schools regression and the laws. Ubwo rero iyo ntero nta kintu yabisobanuye kabisa, ugomba kuyikurikiza na modal verbs. Right. Application activities. Here we have application activities. You can text me on WhatsApp number. You can write in a comment the answer of these activities. Ushobora kunyandikira kuri WhatsApp, nimero iri gucishwa kuri screen yawe, cyangwa ukandika muri comment igisubizo cy'ibibazo. We have activity. Write 5 sentences about your responsibilities as a citizen of your country. Nk'umuturage w'igihugu cyawe utuyemo, andika inshingano ufite. Andika interuro 5 zivuga ku nshingano ufite nk'umuturage w'igihugu cyawe. Right. Write 5 sentences about your responsibilities as a worker at job. Nk'inshingano urandika interuro 5 zivuga ku nshingano zifite nk'umukozi ku kazi aho ukora andika inshingano ufite using these modal verbs. Thank you very much. Thank you very much for watching this lesson. Thank you very much for subscribing. Thank you very much for liking this video, comment. Thank you very much for sharing this video. I hope you have learned an important lesson today. Try to apply it in your real conversations. When you are discussing or you are communicating with your colleagues. Try to apply, put in practice what you have learned. Since now, little by little, you will learn English. Let us meet next time in Learn English lesson number 8. Tuzasubire. Gerageza ushyire mu bikorwa isomo bawize uno munsi. Gerageza ugane na bagenzi wawe. Gerageza urikoreshe mu buryo nyine uvuga ku nshingano zawe, inshingano z'abandi n'inshingano z'umuntu runaka muri rusange. Ukoresha zino modal verbs kandi ugerageze ukoresha iri somo twize mu kiganiro gira na bagenzi bawe. Tuzasubira ubutaha muri IGA isomo rya 8. See you next time. Tuzasubire.